nongeye kubasuhuza ndagira ngo mbwire abatanzi ko ndi imwe mu nzira za demokarasi mu gihugu cyacu. Icyemezo cyo kwinjira muri politiki nagifashe ntawe ubimpatiye kandi nta zindi nyungu uretse guteza abaturage b'u Rwanda indi ntambwe mu nzira yo kunyura bashaka ibisubizo batisunze intambara n'ubundi buryo bwose bukoresha ingufu mu guhangana n'ibibazo bya buri munsi. Nari maze gushima amagambo y'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame mu ijambo yari amaze kuvugira muri Unity Club yo kuwa 5 Ugushyingo mu 2015, aho adushishikariza kutarambiriza ku banyaburayi mu gihe dushaka ibisubizo mu nzira ya demokarasi, kwiha agaciro no kutemerera abashobora kwitwaza bamwe bagamije kugirira nabi abandi. Yasobanuye impamvu bijya biba ngombwa ko umuntu yafatwa n'uburakari agahaguruka akerekana koko urukundo afitiye igihugu. Iri jambo ririmo rwose ukuri kwinshi, bimwe bita filozofiya mu ndimi z'amahanga, muzaryumve namwe muzambwira. Abandwanya benshi bampora ko ngo mvuga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda neza, ngo ku buryo ashobora kuba yarampaye akayabo. Ngewe rwose mbwije abanyarwanda ukuri kwambaye ubusa ko ntigeze ntumizwa na FPR cyangwa se undi wari we wese ngo njye mu matora yo muri 2017. Ahubwo ngewe nashoboye kwibonera ukuri ko abaharanira demokarasi ikoresheje ubwumvikane no guharanira amahoro bashobora kuba inshuti z'u Rwanda, ko Paul Kagame ntaho yahera atinya guhatana nabo mu kutuyobora. Abatamutega amatwi nta cyiza bashobora kumwumvaho, kandi abatamwumva neza ntibigomba kubabuza kuba bashaka nabo ikindi bakongeraho. Abandi bandwanya ngo nuko nshyigikiye byimazeyo ndi umunyarwanda. Abashaka kugabanya abanyarwanda mw'amoko atatu ndabarwanya cyane. Dufite byinshi biduhuza kandi dufite byinshi dutandukaniyeho bamwe n'abandi, aribyo bitugira abo turi bo. Nakoze ubusesenguzi buhagije butuma namagana abitwaza inyito hutu ngo bongere cyangwa bakomeze gushyushya imitwe y'abanyarwanda. Icyo byakoze 59 no muri 94, utarakibonye azakomeze yishinga abazungu, bo baturebera mu ndorerwamo zifite ibirahuri bibiri gusa. Ntaho babonye bashobora gushyira ikirahuri cya gatatu, birumvikana. Ikindi kizica demokarasi mu Rwanda ni agasuzuguro kaba mu mitima y'abantu. Aho kumva Mpayimana bakamureba igihagararo, aho kumva icyo amategeko asaba ngo tugerageze kugikurikiza ugasanga barayaca ku ruhande. Hari abajya bavuga ngo hari amategeko yemerera abaturage gufata intwaro. Ntayabaho, ntibazababeshye. Kubera agasuzuguro abantu benshi bavanywe ku mirimo yabo bahita bahinduka ibipinga, bagafata iy'ishyamba cyangwa iy'amahanga. Kumva bari i Burayi bikabongerera amapeti, nubwo baba yenda bamwe barahuye n'akarengane. Uko biri kose, tugize ubwubahane mu Rwanda, hari bamwe bazajya basubira mu mirimo yabo, ubutegetsi bugasimburana n'ubundi, intwaro zigahosha. Kugeza ubu abenshi mu barwanya u Rwanda ni ababanye na Perezida Paul Kagame mu gihugu cya Uganda, cyangwa se ababaye mu muryango wa FPR, cyangwa se abigeze guhabwa imyanya muri leta ayoboye. Kumenya umuntu sibyo bituma umusuzugura. Abazi ko igihugu cyacu ari gito mu buso bashaka kugisuzugura. Nyamara wasomye mu byifuzo by'ubuyobozi buriho icyo bita viziyo, muzasanga u Rwanda ari igihugu wagereranya n'ibihangange nka Amerika cyangwa Isiraheli
n'ibindi. Njyewe sinshobora gusuzugura umuntu wiyubaha n'umuntu ukunda u Rwanda akanaruteza imbere. Abandwanya rero bose barwanya amahoro na demokarasi. Hari n'abakoresha amagambo ateye isoni kuri Facebook, amagambo ya gishumba. Ntabwo bazanca intege. Uko biri kose urubuga nkoranyambaga Facebook ruri muri zimwe mu nzira zihurirwaho n'abanyarwanda benshi bitanabasabye ubushobozi bwinshi. Bagahura n'abandi bakahakura n'amakuru. Nagira inama rero abahoryo n'abashumba kwisubiraho bakubaha icyo kinyamakuru dukoresha by'amaburakindi birumvikana, kubera ko ibinyamakuru bya rubanda iwacu bitagikora. Ndavuga ibyanditse. Nyamara itangazamakuru niryo rizaha icyanzu amahoro na demokarasi iwacu nk'ahandi hose. Mukomere.